Yes, reka nanyura mbasuhuze mbifurize kugira bihe byiza, mbifurize kugira uwa mbere mwiza w'icyumweru wa tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nitwa Atwishime Gilbert, uri kuri Viva Rayon Sport TV. Tugiye kuvuga kuri transferi ku mazina mashyashya gusa. Hari amazina yamaze gusinyira Rayon Sport, twagiye tuyagaruka mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse tunayasesengura tureba ngo ese azafasha iki Rayon Sport. Ariko abakinnyi abaganira Rayon Sport kuri uyu munsi wo kwa mbere w'icyumweru ni bande? Amazina ndaza kuyagarukaho. Abaganiriye na Rayon Sport muri iyi weekend tuvuyeho baraza gutangazwa uyu munsi kuwa mbere ni bande, nabo ndaza kubagarukaho. Ni amazina mashya gusa muri iki kiganiro, nta bindi byinshi cyane turaza kuganira. Transfer ni byiza ko tuzigendanamo neza, murabizi ko iyo niteretse mbanzanye ibintu biteye ubwoba cyane biremereye, bityo namwe icyo mbasaba ni kimwe gusa, ni ukuba muhari akwira ngo tugendane. Reba ko amaze gukora subscribe hano kuri Rayon Sport TV, nusanga utari wayikora wibaze ngo kuki ntakora iki kintu, kuki ntakora subscribe kuri channel nk'ingi ikunzwe, kuki umutaramu ntamuhereza akantu kaka like, kuki umutaramu ntamuhereza akantu k'ibitekerezo byanyu nabyo mba mbihaye ikazwe. Rero mwe mutwumvira mu Rwanda, muri Afurika, hirya no hino mu mbago z'u Rwanda, ibihugu bidukikije muri Afurika, bari hirya ku migabane yindi itandukanye, mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni transferi z'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero muranyemerera tuze kugenda tuganira. Hari amazina ushobora kuba wumvise abantu bagarukaho, ariko njyewe icyo ngiye kugukorera kuri ayo mazina ni ukugukubita icyo bise latest update, amakuru agezweho kuri abo bakinnyi. Ese ibiganiro na Rayon Sport bigeze he? Nicyo kintu ngiye kugukorera. Abakinnyi b'abanyamahanga baratangira kumanuka i Nyarugenge. Hari abantu bavuze ngo signing za Rayon Sport nibwo zigiye gutangira. Iki cyumweru twatangiye kuri uyu munsi wo kuwa mbere, muraza kumva ibintu amatwi yanyu atigeze yumva muri equipe ya Rayon Sport. Ubwo rero muze kureka tujyana n'umukinnyi umwe kuri umwe mu bakinnyi Rayon Sport iri kwifuza. Reka mpere ku banyarwanda noneho batarasinya, kuko hari abanyarwanda bamaze gusinya twanabagarutseho. Ahubwo reka mpere kuri abangaba batarasinya, turagenda dusoza kwikuza abanyamahanga. Rayon Sport yageze muri ekipe ya Mukura. Rayon Sport irifuza abakinnyi b'ikipe ya Mukura babiri. Rumva, Rayon Sport yamaze kubona umukinnyi umwe wa Mukura, irashakamo batatu. Ubundi Rayon Sport yashakaga bane b'ikipe ya Mukura, ariko hari abo byagiye bigorana cyane bagonzwe nuko bagifite amasezerano ya Mukura, kandi ko Rayon Sport yo amafaranga bari kuyica nyine nabo ubona ko bari kuyifatira ku gakanu. Cyo bita kugufata ku gakanu, kurya bakakunwigiriza akavuga ati ushaka umukinnyi wacu, yes nibyo uramushaka, reka tubyemere, ariko se ufite angahe? Rayon Sport akavuga ati mfite aya, teoya udafite aya ntabwo bikunda. Izo ni zimwe mu mbogamizi Rayon Sport murere se ry'Inyanza ry'abantu ryo kuri Mukura. Yageze kuitwa Nishinzwe Christian, we ibiganiro byanabaye imbere cyane imbere. Bura Rayon Sport hari abantu bari kwibeshya ko abakinnyi iri gusinyisha uyu munsi wa none ari umukinnyi iri kugenda itoragura. Reka buriya transfer ya Christian, amenya ko Rayon Sport yaganiye na Christian, baganiye champion kirimo, bakimenya ko azajya muri Rayon bahise bamudropinga, ntabwo yongeye kugaragara kuri fede match. Rayon Sport yatangiye kera. Hanyuma rero muri abo bakinnyi yifuzagamo n'umusore witwa Joseph Saki, yifuza Elitatu na Zuberi. Rumva, Saki Mukura ababwira ati abo bandi bose uko bigaragara birashoboka, kubera ko Mukura nabo bari gukora inama z'igitaraganyo z'urudaca, barashaka gucuruza. Ko urumva Mukura ubundi ne equipe yagombye ko ari y'ubucuruzi, ne equipe yagombye kubitanga abakinnyi benshi kuruta andi ma equipe yose, kubera ko equipe byibura yo mu ntara umukinnyi wari we wese atekereza ni equipe ya Mukura Victory Sport. Ubwo baravuga ati kuri Saki ntibishoboka, icyo akora hari uwitwa Elitatu mwifuje, hari n'uwitwa Zuberi, turabaca amafaranga ku meza, muyazane mutwara umukinnyi. Mukura Victory Sport isaba Rayon Sport miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda kuri aba bakinnyi batatu.
ugiye guma muri abo bakinnyi batatu. Abo bakinnyi batatu ni Elitatu twamugarutseho ku munsi w'ejo ndetse na Hakizimana Zuberi. Aba basore bombi biteganijwe ko iki cyumweru kiraza kurangira byose birangiye muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite umuhinga nka Elitatu, ariko iyi Rayon Sport ndaza kuyibapangira mbabwire namwe mwumve icyo cyanga, mwumve iyo gu ya Rayon Sport yabifite Elitatu. Rayon Sport ngani mubaza iminsi mumbwira bamwe na bamwe ko mutari kumva amajwi. Uyu munsi nakwiyeho mikrofone nkora gutya, nimujya mwumva asa naho ari kure muze kwihangana, cyangwa se mwumva munandi majwi y'uruhande muze kwihangana, ariko ndabizi ko munanifuata, muraza kuba muri kunyumva neza cyane. Twagiye ubwo rero Elitatu kuri uyu wa mbere arajya Kigali, arava mu karere ka Huye ajya Kigali, araza kuba ari kumwe n'uwitwa Hakizimana Zuberi. Zuberi we yari yagiyeyo arongera asubirayo, araza kuba aje gukora ibiganiro bya nyuma. Rayon Sport irateganya ko biramutse bigenze neza aba basore bumvikanye, kubera ko Elitatu n'ubundi yaganaga ku musozo w'amasezerano, nawe ubwe kuza muri Rayon Sport hari amafaranga agomba kwica. Nibiramuka bigenze neza hagati ya Rayon Sport na Mevesi, Mukura Victory Sport, nta gihindutse uyu munsi Hakizimana Zuberi na Elitatu barara basinyira Rayon Sport. Abo ni abandi banyarwanda beza Rayon Sport iraza kuba yinjije. Hari n'abantu nagiyemo nabavuga ngo ubusenga abakinnyi wa Rayon Sport iri gusinyisha, ariko nubwo ngo niwe yagombye kubizana. Nanjye ejo ndi hano narababajije ngo yego urumva atari bo, ngaho tubwire undi munyarwanda mwiza wumva Rayon Sport yagombye kuba yarazanye itazanye. Ushobora kuba wowe ufite ingingo zawe zikurengera, ariko we tubwire ngo iri soko rito tubona ry'abakinnyi b'abanyarwanda Rayon Sport we yagombaga kuzana ikaba yaranze kumuzana, we diri yagombaga gukora ikaba itarayikoze ni iyi. Ngiye nuyimbwira rwose ndagira gutya nkubwire ngo salute uranyemeje, ariko magingaya Rayon Sport abakinnyi iriho b'abanyarwanda nibo yagombye kubizana. Ubwo rero abo ni abandi babiri bari kuvuga mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, ndetse bigeze no kuri stage ya nyuma uyu munsi mu masaha y'umugoroba. Ndaza kongera nitereke mbabwire ngo baganiriye kuki, ese bageze kuki, ese umwanzuro bafashe n'uhuhe, barakina Rayon Sport cyangwa byagoranye, ese cyagoranye niki, terms and conditions, rules and regulations. Ndaza kuba mbirimo neza cyane ntimuze kugira ikibazo. Hanyuma witwa Muderi Akbar, uyu ni umunyamahanga arashakwa n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore w'umurundi yarari muri ekipe y'igihugu ya Maroc, akaba yaratashye i Bujumbura i Burundi, asigaje amasezerano y'ukwezi kumwe muri ekipe ya Gasogi. Uwitwa Haringingo Francis Mbaya Christian ayavuze ati uwitwa Muderi Akbar uyu musore ndamwifuza cyaka. Aya mazina ya Murera iraza gukimaka kuri iri soko. Harana kuvuga ngo ngayo mazina ngo ko twumva ntacyo ari gupfa, ngo ntacyo azafasha rero, ariko se uzire yishaki wo uvuga ibyo uzi icyo Rayon Sport ishaka, uzi target, ariko se ubusingiye kuri Akbar nihuse. Reka mbaze ndangiza abanyarwanda. Fabio Ndikumana we twaramubabwiye igisigaye gusa nuko agomba kugaragazwa, nta yindutse kuri munsi wo kuwa mbere ashobora kuza kugaragaza nyuma n'uwitwa Muhoza wa Mpeti. Muhoza Mpeti we n'umupeti ukiri muto, n'umuwanda kid, n'umupeti wo kuza muri ari squad player, rimwe na akaba yabona 18 cyangwa se ntamayibone, ariko ntago ari umukiri ngenderwa muri equipe ya Rayon Sport. Urumva Muhoza Daniel we na Ndikumana Fabio bashobora kuza kugaragazwa ejo bundi uyu munsi. Hanyuma nyuma ya Elitatu na Zuberi, ntekereza ko nta wundi munyarwanda uraza kubusigaye ekipe ya Rayon Sport yifuza. Iraza kubi iclose inziteretse y'akadomo ku banyarwanda. Byarimba hakaba hakwiyongeramo undi umwe
wa rutayizamu. Haro bari bagezeho muri Marine witwa wa kabiri witwa Mubaraka, ni umupeti w'ibigango w'imbaraga z'umupira mwinshi cyane, ariko bagezeho basanga ni umukinnyi wo mu Ntare, basanga Peti Mubaraka n'uw'Intare. Kandi murabizi ko kuri iri soko APR ibiri kugenda ikumira, ibutangatanga Rayon Sport ivuga ati hari uwo wabona hari n'uwutabona, hari urabona hari n'uwutarabona. Ubwo rero Rayon Sport igahura n'izo mbogamizi, ariko naye nareba nk'abwa se abanyarwanda beza bahari uyu munsi Rayon Sport ishobora kuzana tukavuga ngo uyu munyarwanda ndetse igiye muri APR kuremo ruboneka, igende kuremo niyo mugabo Claude, igende kuremo. Hari umutara murabonye yagiye muri comment ya Iraguha Haji, icyo gihe Haji ari guserebura umudari, yari amaze kwambika APR yatwaye championnat. Tara maramubwira ati bura wakoze ikosa yuguma muri Rayon Sport, ati ubu ntabwo uri kurya benshi muri APR, ati ubu ngubu uri kwifuzwa n'ikipe yo hanze, yuza gukomeza iyo momentum, ariko uzaba muri APR utizwa muri Marine. Umukinnyi ukeneye avenir, wumva ashaka kubikorera koko, ashaka kuba umukinnyi ukomeye muri Afrika, dore intangiriro aho agomba guhura ni muri equipe ya Rayon Sport. Aba bapeti rero mwumva Rayon Sport izana, Rayon Sport yazanye abakinnyi bakuru, ntiyagiye bazana se bakuru batangiye bagira icyo bayimarira, bikarangira bageze gute, bikarangira bagiye. Ubwo rero ku banyarwanda bo rwose isoko ryo twariganiriyeho kenshi, ndumva abavuzwemo bose mwari mugiye mubazi, none nimureke twigire kuri aba bakinnyi b'abanyamahanga. Reka mere kwizina Muderi Akibari. Iri zina nibwo bwa mbere rivuzwe muri equipe ya Rayon Sport. Muderi ni nabwo nanjye hanga kuri Viva Rayon Sport TV ndigarutseho. Reka mbanza bakubite parikuri witwa Muderi Akibari, mubanze muyumve, mwumve ese ni umukinnyi uri helpful ushobora gufasha equipe ya Rayon Sport, cyangwa ni bya bindi bya Haringo Francis Mbaye nta cyazafasha Rayon Sport. Reka mbanze bakubite parikuri witwa Muderi Akibari, mubanze muyumve. Ushobora kuba waramwumvishe muri Gasogi ukavuga ati ni umukinnyi usanzwe. Erega ni naryo kosa ribaho, twe twumva ko umukinnyi ukomeye ari umukinnyi wenda uvuye muri Yanga, ari umukinnyi se uvuye muri Simba, ariko tukirengagiza ko nize equipe gishobora kugira abakinnyi bakomeye. Uyu musore witwa Muderi Akibari afite n'umurundi defensive midfielder nimero 6 iteye ubwoba machachari, pira Muderi Akibari hagati abayihuta cyane, defensive midfielder cyangwa se holding midfielder nimero 6 abacambo bayihuta cyane. Muderi Akibari akinisha amaguru yose, akinisha indyo, akinisha imoso, pira abacambo bayihuta cyane, bamwita Muderi Akibari. Mpamagara ntagazi ko unamaze kwinjira mu rubyibanga bya Rayon Sport. Aya makuru mbangiye kubabwira ntagazi ko nta wundi muntu wayavuze, nareke kundogoya. Muderi Akibari agaciro yaba yaragize kuri iri soko ni $50,000 by'idolari kuri current market value. Agaciro ke n'uyu munsi Muderi Akibari niyo mafaranga yagurwa uyu munsi kuri equipe imwifuza. Muderi Akibari yahamagawe muri equipe y'igihugu, amaze gukina imikino 11, yatsinze igitego kimwe. Iyo ni equipe y'intamba ku rugamba. Hanyuma Muderi Akibari ya joininze Gasogi, ni nawe kipe ye 2022, ariko yavukiye Ingozi. Mbere yuko aza muri Gasogi yaravuye muri equipe yitwa Message de Ngozi, n'umundi ni hariya Ingozi. Uyu munsi Muderi equipe ya Bugesera yari yaramutije muri championnat ya Maroc. Mu gihe cy'amasezerano rero yarasigaranye, Rayon Sport iri kuganira bya hafi cyane, hafi iraganira n'uwitwa Kakoza Nkuriza Charles, kuko asigaje ukwezi kumwe. Ubwo kwezi kumwe Kakoza n'ukumukubita utuntu tw'ipfunyapfunyo two kumubwira ati warakoze kurera Rayon Sport neza. Hanyuma Rayon Sport yo igasigara yiyumvikanira n'uyu Muderi Akibari kubijyanye n'amasezerano. Umukinnyi w'umurundi
hari ingingo aryamyeho cyane ashaka, bamwita Muderi Akibari. Iri zina ntabwo ndirirwa nkubwira ngo gira gutyo ugire na gutyo. Hari ingingo yavuze ko amuzi cyane. Hari ingingo umukinnyi washimye ugomba kuba uri sure 100% ko azaza agafitinga muri je yawe, muri plan yawe ufise, agomba kuba fitingamo neza cyane. Agomba kuba kubera ko iyo umutoza ukaranga umukinnyi bikarangira abaye flop, Breme yose we nk'umutoza ni wowe ijyaho, icyo tukibuke. Ariko tukirengagiza ko hari n'abaperezida b'amakipe bagura abakinnyi bakaza bakaba flop, Breme ntigire uwijyaho, ariko umutoza we nuruce ngo ubukinnyi uzaza warazwe na hari ingingo akaba burani nacyo Bruno Ferri yazize. Ubwo tuwe batuzaniye abakinnyi b'imifungo nawe ubwo imitoreze yawe iri hasi. Bruno Ferri byiburi yaza kuza muri Rayon Sport ataragize uruhare mu bakinnyi, ataravuze ngo hari abakinnyi mfite ngo ngendana nabo ngo ndabazanire. Burya yagombaga koroherwa, ariko wazanye umukinnyi have to make sure ko kuzamubyaza mu musaruro. Ubwo ibya Muderi Akibari nagasamusamo mbaye mbahaye. Nimugoroba ndaza kongera ngaruke mbabwira ngo ibya Muderi Akibari bigeze hehe muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo Muderi Akibari nimero 6 aje yiyongera kuwavugwaga muri ekipe ya Rayon Sport witwa Henry Musanga. Ubwo birumvikana ko Musanga Henry nawe ni umurundi. Ushobora kuvuga ngo Musanga hari karita afite na Muderi Akibari hari iza afite, ariko hari ingingo akakubwira ngo ngewe uwo nshaka n'uyu, kubera ko niwe uzumva ibintu byanjye, niwe uzafitinga muri systeme yanjye, kandi tuba tugomba kumwumva kubera ko ni umutoza. Numuzanira umukinnyi atagusabye azakubwira ati ariko nakubwiye uzanire runaka, wumpa runaka, ibyo nashaka gukina runaka ntabwo abyumva. Ubwo rero ni ibibazo bikomeye cyane. Nyuma ya miliyoni 25 Mukura yasabye Rayon Sport kuri Zuberi na L3, hagiye kwiyongeraho andi mafaranga agura witwa Muderi Akibari. Ahubwo ubu icyo nibaza no kuvuga ngo ese Rayon Sport iramanura Henry Musanga na Muderi Akibari at the same time. Anga yaciye agahigo, yabikoza gacyara Rayon Sport izanye Muderi kazana n'uwitwa Musanga Henry at the same time. Anga impaka ziraza kuba zicitse. Babandi bavuga ngo Rayon Sport ngo yaguze ngo umukinnyi ngo umeze uku, ababandi bavuga ngo ese abakinnyi bazajyana Rayon Sport mu matsinda, impaka ziraza kuba zicitse. Icyo tuvuga ngo ni the end, iraza kuba ari the end. Rayon Sport impaka ziraza kuba zicitse. Ibi bintu twihaye ngo turasesengura cyane, tugasesengura tukajyana kure, tugasesengura transferi tutazi uburyo ziri gukorwamo, tutazi uri kuzikora. Ariko ngaba abanyarwanda ngo hengo ubuse bari bazajyana Rayon Sport, abakinnyi b'amatsinda ariko bagiye gutangira kumanuka. Nge narababwiye ngo abafana ba Rayon Sport sezitaha muzajya muhagarara mu manika ko kumuningati yo ni wowe dukunda nta indi kipe yaza kumuti. Iyo ndirimbo muyiririmbe mwishimye cyane, muri kubona kandandi igira gute, kandandi itembera, umupira utemberezwa hagati yari mu kibuga. Va kuri abo ba agent, va kuri ibyo bisambu, va kuri abo ngabo babuze aho bamenera ngo binjiza abakinnyi babo muri ekipe ya Rayon Sport, bakaba bari kubwira ko Rayon Sport recruitment iri gukora ari za fake gute. Wizanye umukinnyi nka Muderi Akibari wabonye akina bitandukanye nuko wajya muri Cameroon ukazana witwa Asana Innocent utigeze ubona akina, kandi Asana Innocent yamanuka
akaba ari izina twakabiri, ukagenda ukikoza muri Guinea ukazana uwitwa ano bakirya ntekerezaho umutwe wanjye ukameneka, Adolaija arakaza akava muri Rayon igihe kingana kuriya akavamo nta game akinye kandi yaraje twakabirije dukubita ifirimbi tuvuza n'amapendo ngo Rayon Sport yakiriye umukino, abantu baraye ku bibuga by'indege ngo bategereje abakinnyi bavuye hanze, ariko yafunga umupira rimwe ugakangarana. Njyewe iki ni icyifuzo namye mfite, iki ni ikintu nahoze nifuza ko Rayon igenda ikagura abakinnyi yabonye ikina. Mu bakinnyi bose Rayon Sport imaze gusinyisha uyu munsi abiri kuganira nabo bose nabo yabonye ikina. Nese urashaka iki? Abantu tujya tureka kunyurwa amanuma. Erega ho hakaba n'umufana wa Rayon Sport nawe uyobyigwa, erega akajya aho ngaho akabyemera nawe akumva ko koko transfer Rayon Sport iri gukora ntaho izazigeza. Giya kama uzi uburyo equipe yubakwa, uzi uburyo equipe ubu nibwo mbonye Rayon Sport ikora ibintu bidasanzwe, kubera ko twebwe twatinze muri ayo mazina dutinda kuvuza induru ngo Rayon Sport yazanye abakinnyi, uko nanjye navuga ati umukino uvuye muri Guinea Bissau uko bisa kose arakomeye, nkavugana umukinnyi uvuye muri Mali uko bisa kose arakomeye, barangiza bagahita bakwica mu mutwe bakanywereza highlight nazireba nareba ukuntu witwa Suleimane Dafe aba yambura baro, nkavuga ati mu Rwanda iyi ni nimero 6 ya mbere ku isi, ariko dushobora kuba tugiye kwinjira mu mwaka wa mbere tuzabona Rayon Sport igoranye ku ma equipe yandi adversaire bigendeye kuri abakinnyi yagiye igura tuzi. Rayon Sport ishobora kuza gukora igitangaza ikabana ba nimero 6 babiri b'abarundi Henry Musanga n'uwitwa Mudera Kibara at the same time muri equipe ya Rayon Sport. Ubwo niba manuka umuvandimwe wanjye Rayon Sport yagezeho mbere cyane kuri nimero 6 abamwita Dramane Kambu kuva muri center wa Rupopo, ndaza kumubwira ati uransonyoa urambabarira gato. Ubwo nyine Rayon Sport iraza kwahinduye ibitekerezo byayo kuko izi transfer ziri kwitonderwa bagacagura umwe bacagura umwe gake kwa kundi nyine ngo Yesu yatoranyaga bigishwa bakagenda ari bakanga atari ko wowe wakora ibi wowe uri Yuda uri Kamugi niwe uzatukatisha mu makarite yahanga, wowe uri Petero wowe uri umurobyi ati wenda niyo waruwa amafi n'abantu ntabwo byakorana kubaroba, akareba wa wundi mukoresha wikora akavuga ati wowe ibigendanye n'imari n'umutungo wowe uzabishora mu akagenda atoranya intumwe imwe kuri imwe kandi zose zigize gute zidahuje kare. Na Rayon Sport rero nuko iri kubigenza, fata kayongera iyungurura ifata mu umwe bigendanye nuko ibishaka. Rayon Sport yaremye isoko hakiri kare, ntabwo uraza kumbwira ngo Rayon Sport iri kugura abakinnyi babi kandi ari equipe yaremye isoko kare nta itari kugangira gufatanga inyongezo ngo zasigaye oya nuze kunyobya. Ubwo rero abo ni abanyamahanga babiri ku ikubitiro bari kuvuga muri equipe ya Rayon Sport. Musanga ririwe yaganira na Rayon Sport, ibiganiro byamaze kurangira byo byabaye end byararangiye. Rayon Sport burya iri kubakwa bari kugenda, niba mwarabibonye neza bahereye muri defense bari kugenda bazamuka muri mediane bagiye kuyisoza baraza kuyivaho bahita bajya kuba winga ko muri abakinnyi bose baguze nabwo mu birebe nta muwinga urimo nta rutayizamu urimo, barubaka umwanya bahereye muri defense ubu ngubu bararangije barafunze ubu nta wundi mu defenseri abavuga ngo bakimeze abavuga ngo ba Yakubu ntibabayobye. Rayon Sport defense yamaze guterekaho ndaje tuyivugeho mu kanya gato. Ubu ngubu rero muri mediane naho ni hiri niho igiye gusoza, irasoza ihita yataka ijya mu bataka abataka amakuru mfite bose ni abanyamahanga, nimero 7 nimero 11 nimero 9 aba bazuberi wumva aba baheri 3 wumva ntugire ngo nibo bakinnyi bazaza kubanzamo muri equipe ya Rayon Sport, uretse ko ashobora kuza tuvuga ko ari mu bencheri ariko akaza akagira iyo effort kurusha umunyamahanga kubera akamenyereye championnat. Uwo munyamahanga ni mushya araje championira mutonzira mugoye yisanze ritatamwicaje ahubwo wenda akaziyuburura sezikurikiyeho mu bintu Rayon Sport cyangwa se abareba biga akwiye kwamo n'ikintu cyo kwihangana cyane kwihanganira umukinnyi ku mukinnyi byanze sezo imwe hari ku mukinnyi sezo imwe byanga ariko amureba ukabona ko amenyereye ashobora kuba yaba umukinnyi wafasha equipe. Icyo kintu nacyo tukakimenya akabaho kwihanganira abo bakinnyi
bahagira ntibite bikunda, agahabwa akanya, agahabwa igihe, bigeraho umupira akawutera. Ubu rero abo ngabo nibo babiri mbaye mbabwiye muri Mediane, ariko ubwo babiri mushyiraho n'uwa gatatu witwa Dramane Kam, nawe muri ba nimero 6 bashobora kumanuka, nawe agomba kuza kuba arimo. Rayon Sport kandi yakaniye, yashinyitse gutya cyangwa murira iri soko buryo nibwo bwa mbere mbonye Rayon Sport iremye isoko riri smart, nyuma ya rya soko Jean Fidel yaremye niryo ryari riheruka yazanyemo ba Isudi yanye na ba Foringanye na ba Omar Nyingi. Niryo soko ryari riheruka kuba muri Rayon Sport, ubona ko ari isoko byibura, ariko iri niryo soko rindi twongeye kubona ribayabaye. Reyo yabyiwitwa Ndayishimiye Richard ngo iby'amakipe agushaka, akubwira ngo aragushaka, yahakanira. Yabwire ko wamaze gufatwa, yabwire ko wamaze kuba occupied, uri muri ekipe y'abafana, ekipe yitwa Rayon Sport. Babwire, bamubwiye ngo kuri serivisi wa Rayon Sport kuva wayigeramo, natwe nk'abantu reka twicare tukwiture, tugukubita icyo bise igifurumba, tugukubita umufagiyo, tugucangamo ikintu cyiswe amafaranga. Rayon Sport iraza gusinyisha uwitwa Ndayishimiye Richard uko byagenda kose. Ndayishimiye Richard yibereye i Burundi, we na Bigirimana Bedi bari kwikinira imikino ya, nabonye ngo bari kwigabanya ama ekipe ya Shasire, ekipe ya Saido, bari gukina nyine udukino two kuremera abantu hari i Burundi, aratuje, ariko bambwiye ngo wowe uraza kuva i Burundi umwana kuza gusinya amasezerano make muri ekipe ya Rayon Sport. Kuri nimero 8 bashimye services, baranavuga ngo bishobora kugorana, tuze ngo tugiye ku isoko, ngo tugiye gushakayo indi nimero 8 tukaza ni munsi ya Richard, cyaba ari ikibazo. Baravuga ati bityo Richard mumushyire ku meza, tumuhe ibyo adusaba. Ugatira tsere bari muzi ko nta mafaranga mufite. Ndayishimiye Richard ku 8 araza kuba hari. Birashoboka cyane ko nta nundi munyamahanga Rayon Sport izazana ku 8, kubera ko baraza kuba bafite Nkundimana Fabio akina 8 neza cyane, arasimbura Richard ntarwaye. Ahubwo ubu ngubu kinindi kwibaza ahazaza he n'uwitwa Faustin Kao Pizarro, kuko mu bakinnyi bari kugurwa ba Rayon Sport ndi kumureba ngo ntago ari mu bare ya Rayon Sport, keretse niba bazamuhengeka ku 10, ko nimero 10 nayo numvise bavuga ko badashobora kuzagira umukinnyi bahazana, hakazaba hari Tambwe, hari Kitoga, hari na Asomani, ushoboye akaba ari bubanza muhari. Rayon Sport yaza ko ari ekipe ya competitive. Ibi ngibi ngo sinzi ngo ufite ba Basane ngo barasinda, ngo ufite ngo bande ngo bataha bukeye. Uzataha bukeye uri umunyamahanga, umwana w'umunyarwanda hari uri tayari agufatana ikibanza ewan 11 usigara ubumva mu matangazo. Urasabwa gukora nk'umutima, urasabwa kuba pereza mu kazi. Iyi niyo Rayon Sport. Rayon Sport ku isoko iraza kumanuka abakinnyi 10 iraza kumanuka, kandi Rayon Sport ntabwo iratandukana n'abakinnyi benshi. Reka n'ikimenyi reka nze manuke nje muri ibyo ngibyo. Ubwo rero ubwo Ndayishimiye Richard nuko bimeze. Bigirimana Bedi nawe akazoza ke muri ekipe ya Rayon Sport ntabwo twari twamenya uko biteye, ariko Bedi buranye na Peretra ko yagombye kuba haguma kuri nimero 10 akazajya afatanya na Kitoga. Ngenda byemera cyane, ahubwo waba ururekura ukarekura Faustin Kao, kubera ko twe twabonye agira indiscipline tactique, hari ukuntu twishagira two gutakaza imipira twa hato na hato, sinzi rimwe n'undi 6 ubundi ni 8 ubundi ni 10, ugasanga yibuze. Rayon Sport ikwiye gutekereza kuri icyo kintu. Hanyuma kandi Rayon Sport yamaze kongera amasezerano y'imyaka 2 witwa Kabange. Kabange kabisa Ndayishimiye Emmanuel, ntekereza ko nta numwe wabishidikanyaho. Kuri kabiri yaraje abwira umukizaho Beda aramubwira ati cira birarura, uri mushya muri ekipe unsanzemo undisha gatebe. Kandi burana Abe na Obedi uwumukiza ntago tuvuga ngo n'umukinnyi mubi, hoya umukiza Obedi ntago ari umukinnyi mubi, ahubwo nawe agomba kuzana bakagira ako kanya ko kwiyadapta muri ekipe ya Rayon Sport. Ndabizi ko we na Kabange
bazajya baperimeta kuri kabiri, bazajya bagurana, nawe agiye kongera agaruke kuri level, agaruke ku rwego. Arabizi ko kwa muri equipe ya Rayon Sport biramusaba gukora cyane. Youssou Diagne we n'uwinge nababwiye cyera ko yamaze kumvikana na Rayon Sport. Hari ibyo abantu bazanaga bya gikomisiyoneri n'iki hirya aho ngaho bashaka guhenda Rayon Sport, ariko ungu tuvugana Youssou Diagne amaze gusubira iwabo muri Senegal, ariko yasize yumvikanye na Rayon Sport ko tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu agomba kuba yagarutse Kigali agatangira imyitozo muri equipe ya Rayon Sport. Kubera ko Rayon Sport iratangira imyitozo tariki 23 z'uku kwezi. Iratangira imyitozo tariki 23 z'uku kwezi. Kandi hari inyiga arakubwira ngo abakinnyi bose ngomba kuba ndi kumwe nabo, ngomba kuba twicaranye mu nzobe. Kandi icyo ngicyo nanjye ndacyemera. Moza Daniel na Fabio nababwiye ko barerekanwa muri Rayon Sport uyu munsi, bo nta n'igihindutse. Hanyuma rero Rayon Sport ikintu mwabagabo mwe yabanje kubaka. Rayon Sport yabanje kubaka bench. Ibyo abantu bababwira ngo sinzi ngo yenga urumva, Rayon Sport yabanje kubaka bench yayo. Irani bench iriko. Irani bench Rayon Sport iri kubaka. Ese mwibagiwe ko Rayon Sport warebaga kuri bench yayo ukabona nta kintu kiriho? Uyu munsi yavuze ngo reka tubanze dukore bench, kandi abakinnyi ba bench nabo hari inga zabatyaza. Noneho tubone tujye ku isoko, tureme isoko, tumanure intwaro, za ntwaro bitango ni za Katyusha. Tubone tumanura abakinnyi. Umuntu rero uri aho ngaho bayobya, utazi production, utazi imishinga ya Rayon Sport, ariko abanyamakuru nabo dufite ni ibibazo. Abanyamakuru bose ahubwo nasanze bashobora kuba bafana Rayon, bakoresha amaranga mutima cyane yo nyine yo gukunda equipe, ntibashyiremo akantu k'umwuga ngo basesengure intwaro zaguzwe. Uwitwa Matumona Wakonda waguzwe muri equipe ya Rayon Sport, abenshi baravuga ko ari umusimbura wa Chimanga, kubera ko Chimanga yahenzereyo, kandi hari ingingo nta nubwo yashimye service za Chimanga. Nibura hari ingingo yamaze igihe irakipa yanariza agenda yisesengura, ntabwo yashimye service za Chimanga. Ubwo Chimanga ashobora kongera cyangwa se ntanongera. Uyu Matumona Wakonda utamuzi agenda arebe highlight z'ikipe yamagaje ikina. Ngena ntabwo cyaka kumuvugaho byinshi. Umunenga amunenge, umushima amushime, ariko transfer za Rayon Sport nuko biteye. Ntimuze kwibagirwa umunyezamu witwa nde? Umunyezamu witwa Desire w'ikipe ya Kiyovu. Uyu nguyu nawe aracyari kuri radar za Rayon Sport, ko n'undi Rayon Sport igomba kugura umunyezamu. Gusa nibyanga uyu hari witwa Ndikuriyo Pasia ukina equipe ya Police, nta nubwo ari mu bakinnyi basezerewe, ariko uyu nguyu agomba kuza kwinjira muri equipe ya Rayon Sport muri Gisaro ry'Inyanza. Ubwo nuko biteye. Rayon Sport irategura Rayon Day imbere ya Sekafa. Rayon Sport igomba kuzakora Rayon Day mbere ya Sekafa, ngo bivuze ko Sekafa tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo Rayon Day twavuga ko iri mu kwezi kwa karindwi mu matariki nk'umunani cyangwa se 10. Ntekereza ko mu masaha make ari imbere cyangwa se mu minsi mike iri imbere Rayon Sport izasohora amatariki Rayon Day izakinirwaho, ikatwereka n'ikipe izakina nayo kuri Rayon Day. Ariko Murenzi Abudara yamaze kwanzura ko Rayon Day izakinwa nyuma ya izakinwa mbere ya Sekafa. Hanyuma abibaza kuri BK na Airtel muri equipe ya Rayon Sport, nababwira ngo mushonje murishiwe. Ibiganiro byararangiye, hari utubazo dukeya Rayon Sport ikiri gukemura muri Rura, kubera ko Rayon Sport yari yaragiye muri CRB. Cyo bita CRB abantu bakizi barakizi. Witwa Murenzi Abudara aracyahanganye nuko bayivamo kugira ngo gusinyana n'izo kampani zombi amasezerano bize kubasha kora. Bura yuri muri CRB nta service n'imwe ibaho uba wabona.
ntiwahabwa visa, ntiwahabwa inguzanyo, ntiwazigama, nyine ahantu hose ubukomanyirijwe. Ubwo rero Rayon Sports nayo yagiye ihura n'utwo tuntu Murenzi Abdallah aracyari kurwana no kugenda aduhandoringa adukuramo gake gake. Ntekereza ko rero ni ikibazo kigiye. Rayon Sports mwebwe muyihe trust, muyihe icyizere, hari ingingo mumureke ngo arafise pura mugabo iyo pura ye ayishyire mu bikorwa, yikurikiranye uko natwe twicara aha ngaha turebe nk'abafana n'abanyamakuru. Twihari rimwe na rimwe gusesengura ugasanga turi gusesengura n'ibintu bitari byo, atugendeye cyane cyane ku marangamutima yacu no ku byo twamenye cyangwa se n'ibyo tutabonye. Transfer no mu yandi ma equipe zirakomeza, za APR zaki, ariko mbararikire ko buri gitondo saa 2 zuzuye nzajya mbaha transfer zose zo mu Rwanda. Ama equipe yose APR, buri kipe yose yasinyisha umukinnyi saa 2 zuzuye za mu gitondo nzajya mpera muri equipe ya Rayon Sports, muri kizandi ma equipe yose n'andi makuru yose. Ubwo rero uwo n'umwihariko wa Rayon Sports TV. Ndakomeza mabwire ngo mukore subscribe, nshuti zanjye mu subscribing, mu liking, mu sharing, ibitekerezo mushyireho. Nitwa Tuyishime Gilbert, nakubwiye ngo ngiye mfite ubushobozi bwo kuganira Rayon Sports amasaha 2 wowe tararuhuka bunda nawe mu bindi biganiro.